ni iki kiguzi cy'imbabazi ari nacyo tugiye kuganiraho no munsi. Ikindi ni isano isumbi y'amaraso twakiganiriyeho ubushize, ndetse twaganiriye ku gitabo cyitwa inzozi z'urukundo. Tunaganira nako ibindi bisigaye tuzaganiraho ubutaha. Hari umurunga w'urukundo ndetse n'ikindi cyitwa ibikomere byawe byanteye gukomera. Inzozi z'urukundo ni igitabo uvuga iby'urukundo nyine, wanashyizeho ifoto yawe n'umudamu wawe kera mukiri abasheri. Isano isumbi y'amaraso ni inama nyinshi watugiriye nk'abanyarwanda kugira ngo tumenye ko icyo dupfana kiruta icyo dupfa. Hanyuma ikiguzi cy'imbabazi, iyo usomye kino gitabo usanga kirimo inkuru, abazi igifaransa babyita roma, nibyo fiction. Yego. Mbere yuko tunakivugaho, ubwanditsi cyangwa ubuvanganzo bwifashisha inyandiko za mwene ubu bwoko bw'amaroma bukora gute? Ibi bintu bikoze gute? Mu by'ukuri ubu bwanditsi bugendeye ku nkuru mpimbano, reka tuyite gutyo, cyangwa se fiction book, ni ubwanditsi bugamije haba hari ikibazo mu muryango cyangwa se muri sosiyete abantu babamo, hama nk'umwanditsi ukagitera imboni, ugashaka kubwira abantu uburyo bazitwara muri bya bintu biri mw'uwo muryango, ariko ugendeye ku nkuru zifatika z'abantu babayeho, ariko ukajya ugenda wubaka iyo nkuru ku buryo buri wese uyisoma yibonamo, ariko noneho hari ubutumwa ushaka guhereza aba bantu bazasoma cya gitabo. Usanga rero hari abantu benshi mu basoma, mu bakunda gusoma, bahitamo buno bwoko bw'igitabo cyangwa buno bwoko bw'inyandiko, kuko umuntu abasa naho aganira n'umwanditsi amubwira amateka y'abantu runaka babayeho, ibibazo bahuye nabyo n'uburyo babyitwayemo, ku buryo noneho icyo umwanditsi aba agambiriye ni ukugira ngo abwire ba muntu utarahura na bya bintu, wa muntu se wahuye nabyo, uyu mwanditsi cyangwa se uyu mukinankuru wacu yabyitwayemo gute? Ese wowe ubigezemo wabyitwaramo gute? Ubanye se n'uwahuye nabyo, cyangwa se ubanye nawe mugahura cyangwa ari umuvandimwe, nihe nama wamugira? Rero niyo ntumbero nyamukuru y'umwanditsi iyo twandika dukoresheje buno bwoko butandukanye bw'inyandiko. Donc inyandiko z'ibitabo nuko guhindurira abantu, ukurikije nka biriya bitabo bindi twaganiriyeho ntago biri mu bwoko byo bivuga topic runaka ikavaho ugashyiraho iyindi, ukavaho ugashyiraho iyindi, ariko buno bwoko bw'inyandiko ni inkuru uterura ukayihimba ukayishyiramo inzira zitandukanye ukayubaka, ariko mu by'ukuri ufite ikintu runaka, intego runaka cyangwa ubutumwa runaka ushaka guha abasomyi. Muri iki gitabo ikiguzi cy'imbabazi hagarukamo agahinda gashira akandi kageze bagara. Yego. Usa nkaho ariko wubakiyeho iriya nkuru uza kutubwira mu kanya. Yego. Kubera iki ari cyo wazemo ariko wabihisemo? Njya kwandika kino gitabo nk'uko ibiri kuri cover y'igitabo cyangwa se inshamake y'igitabo ivuga, navuze ko ni igitabo nanditse nyuma yo kuganira n'abantu benshi batandukanye baba mu muryango, reka mwite gutyo kuko si umuryango nyarwanda gusa, ni ku isi muri rusange, abantu bose baba mu muryango. Aho yuganiriye n'umuntu ashobora kukubwira amateka y'ubuzima bwe, inzira yaciyemo, akakubwira agahinda yahuye nako, wowe ucyumva iyo nkuru naho ubwawe ukababara, ku buryo wowe ukibyumva utangira kuvuga ati ubuzima bw'uyu muntu ni imibabaro gusa, nta mahirwe ajya agira mu buzima, niyo amugezeho nta mutindana. Urumva rero ndimo kwandika, icyo nari ngambiriye kwari ukugira ngo mbwire abo bantu bari muri uwo muryango nyarwanda cyangwa se umuryango muri rusange, ibibazo ibyo ari byo byose umuntu yahura nabyo mu buzima busanzwe. Hari abagira neza, hari n'abagira nabi, ariko abantu bose si babi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, nabwiraga abantu nti nuhura n'ingorane mu buzima ntuzaheranwe n'izo ngorane, uzakomeza uhatane n'ubuzima, kuko hari abantu bakigira neza, hari abantu bakigirira neza abandi. Ari naho nagarukaga nyine ku izina ry'igitabo rivuga ngo ikiguzi cy'imbabazi. Niba waragiriwe nabi cyangwa se wagize nabi, wasabye imbabazi cyangwa warazisabye, ni ikihe kiguzi byagusabye cyangwa se wasabye kugira ngo utange za mbabazi? Urebye rero iyi nkuru nakwita ngo ni inkuru ndende y'urukundo, naho ishamikiye,
aho dusangamo abakina nkuru bacu ibyo turabigarukaho Mbabazi na Keza ndetse n'Umurundi turabigarukaho aho nyine bariya ari Mbabazi ari Keza ari Umurungi ugenda utwereka inzira bagiye bacamo uko bagiye babyitwaramo uko bagiye babifashanyamo ni igitabo gifite ibice 12 yego igice cya mbere cyangwa ibice bya mbere bibanza by'iki gitabo harimo iki ibice bya mbere bibanza wenda tuvuga igice cya mbere yego igice cya mbere kivuga ku mwana w'umukobwa natangiye inkuru ari umwana w'umukobwa ufite hagati y'imyaka 7 wavukiye mu muryango utishoboye aho papa we yari umusirikari wari uri ku rugamba ntangira mvuga ko ni umwana w'umukobwa wavaga indimwe n'abandi bana 5 ariko bavukiye hanze y'igihugu babagamo noneho mu gutahuka ubw'intambara yari icogoje mama w'abana atahana n'abo bana ariko se asigara ku rugamba arimo kurwana kubera gushaka kwibohora mbivuge gutyo noneho nyuma y'igihe umubyeyi ageze mu gihugu yaratesetse nta sambu bari bafite nta kazi yagiraga kurera abana 5 wenyine byaramugoye noneho naho umutware we yarari ntabwo yashoboraga kohereza ubufasha ubwo ari bwo bwose bwabo bw'amafaranga n'iki kugira ngo bashe kumufasha kurera abana icyo gihe rero uyu mubyeyi yahuye n'ingorane abana bari bakeneye kwiga bakeneye kurya bakeneye n'ubuzima bya bintu bya nkenerwa by'ibanze mu buzima aza gutekereza kuri bene wabo bari batuye ahandi hantu hatandukanye mu gihugu ko bashobora kumufasha kurera abo bana niyo yatangiye gufata abana bamwe abohereza mu miryango yabo aho bagezeyo rero aba bana bagezeyo ntago bose ariko bafashwe neza niho tugaruka ku mwana w'Umurungi umwana witwa Umurungi yamwohereje kwa nyina wabo umwana agezeyo umugabo wa nyina wabo atangira kujya amutoteza ndetse na nyina wabo ntabyiteho nawe bamukoresha imirimo navuga ngo y'agahato imirimo nyine itari ikwiriye gukorwa n'umwana ufite imyaka 7 ariko ikiyongereye kuri ibyo cyari gikomeye umugabo wa nyina wabo iyo yazaga mu rugo agasanga wa mwana w'umukobwa ahari yamufataga ku ngufu ibyo rero hamwe na ya mirimo no gukubitwa no gutotezwa umwana ntago byamuryoheye mu gice cya mbere rero kirangira cyangwa se icyo gice cya mbere kirangira nyina w'Umurungi agarutse kureba umwana uko abayeho ubuzima abayemo akigera muri urwo rugo yasanze umwana acyambaye imyenda yagiye yego yaranamucikiyeho icyo gihe yahageze umwana avuye mu kigunda kwahirira ingurube umwana agikubita amaso nyina yaraturitse ararira nyina nawe akimubona kubera impuhwe z'ababyeyi nawe araturika ararira birangira nyina ahise yibwira uko umwana we ubuzima abayemo ndetse ahita afata n'icyemezo cy'uko agomba kumujyana akamusubiza iwabo akavuga ati nubwo twari abakene nubwo twabagaho mu buzima bugoye ariko mu by'ukuri ntago niyo ari kukuburira ibyo kurya ntago nakuburira urukundo rw'ababyeyi cyangwa rwa kibyeyi naho igice cya mbere rero kirangirira mama w'Umurungi amutahanye agenda arira ageze mu rugo urumva kuri iyo sene cyangwa ahantu bari ntabwo abashije kumubwira ibintu byose byamukorerwaga ageze mu rugo rero araturika none aramubwira ati impamvu ntabivugaga uriya mupapa cyangwa uriya mugabo yarambwiye ngo nindamuka mbivuze azanyica rwose ati n'ubu mfite ubwoba ko azaza akanyica mama w'umwana nibwo yamubwiraga ati humura mwana wanjye ntabwo gipfuye ntabwo uzongera kumva iruhande kandi uwo muntu naramuka bigerageje tuzamushyikiriza inzego z'umutekano zimuhana uwo Murungi ikindi gitabo gisomye ugira ngo ushatse mwazagikoramo teatre cyangwa ikinamico kigiye mu buryo wabona bumeze nk'ubw'ikinamico cyo ni igice cya mbere Umurungi akiri umwana muto noneho aza gukura ajya no mu mashuri yiga n'ubuganga yego Umurungi rero nyuma y'icyo gihe uko inkuru ikomeza ivuga yaje gukura afite intego z'uko mama we yakomeje kumuganira amubwira ati mwana wanjye dore niwe mfura muri uru rugo ugomba kuba imfura nubwo wababaye ukiri muto ariko dukora uko dushoboye ubashe kubaho kiramo agakuru yuko cyangwa se kiramo inkuru yuko
wasangaga yabashe kumushakira ishuri hafi, yiga primaire arayirangiza, yiga secondaire, ariko atahaza mu rugo akamufasha gucuruza utunyanya aho ku muhanda ndetse n'ibisheke, niko nanditse inkuru. Bwari ubuzima bukomeye, ariko impanuro za mama we yazikenyereyeho, akomeza kwiga ndetse aza no kwiga ubuganga. Noneho aho ngaho niho navuze yuko yakoze ikizami kirangiza amashuri 3 yisumbuye aratsinda. Ntiyabasha gukomeza kwiga ngo ahabwe promotion cyangwa se yimurirwe mu mwaka wa 4 mu gihugu yari arimo. Mama we amushakira ishuri mu gihugu cyari gituranye n'icyo bari barimo, ajya gukomereza y'ubuganga. Rero aho ibyo yahuye nabyo agezeyo, yaramaze kuba umukobwa w'inkumi, umukobwa mwiza, uteye neza, useka neza, mu kigero cy'ubwangavu. Abasore batangira kumutereta, ariko iyo bamuteretaga iteka yibukaga amagambo mama we yamubwiye, avuga ati mwana wanjye ni wowe mucunguzi dufite, niwe uzatuma tuva ahangaha tukagera aho tujya. Rero uramenye uzitware neza, ntuziyandarike. Yakuze rero avuga agendera kure abantu bitwa abasore cyangwa abagabo. Kiraho rero ageze yize neza, aranatsinda. Ageze mu mwaka wa 6 niho mu gihugu yari yaragiye kwigamo habayeyo intambara, habaye umutekano mukeya, yewe ndetse abasirikare n'inyeshyamba bakajya baza gufata abana mu mashuri, abana b'abasore n'inkumi kugira ngo bajye ku rugamba. Niho rero yageze aho abona za ndoto yari afite zo kuzatuma umuryango we zitazashoboka mu gihe ari muri ahantu hameze gutya. Yego, ntiyari afite kubona inzira acamo kugira ngo asubire mu gihugu cyabo, kugira ngo arebe ko yajya gukomeza ubuzima. Nta telefone zabaga ngo ahamagare nyina mugisha inama. Niho rero yagezeho bati mfite guhitamo mu bintu bibiri. Ngo ku musore n'inkumi ikintu cya mbere kwari kujya mu gisirikare kugira ngo byibuze wumve kurinzwe cyangwa nawe wakwirwanaho. Icya kabiri nk'umukobwa kwari ukwemera kuba umugore w'abasirikare cyangwa se umugore w'inyeshyamba, reka tubivuge gutyo, nawe kugira ngo wumve ko ari muri zone iri comfortable irinzwe. Mwana umukobwa rero amaze gutekereza ibyo bintu byombi abona birakomeye. Nawe afataga icyemezo cyo bati reka njye mu gisirikare, yenda ningeramo nk'umuntu wize ikiganga ntabwo bazanshyira kuri front line, mu b'imbere nzajya mfasha abagize gute, kuko icyo gitekerezo yagize kiranamuhira. Naho inkuru ikomereza. Hanyuma yaje guhungabanywa n'iki? Ikintu cyamuhungabanyije rero, uretse bya bikomere yari yaragize afite mu myaka 7 aho yari yarafashwe n'umugabo wa nyina wabo, ariko ikindi kintu cyongeye kumukomeretsa nuko kurwo rugamba yagiyeho, yenda abagezeyo nk'intwari turabashimira, ariko ni ahantu habera ibintu byinshi bitandukanye. Rero kurwo rugamba avuga ko mu nkuru cyangwa se nk'umwanditsi nashyizemo yuko yahuyemo n'ibintu byinshi bibera ku rugamba, ariko noneho aza guhabwa inshingano zo kwita ku muntu wari uyoboye urugamba, wari wakomeretse cyane, akaba ari we umwitaho amanywa n'ijoro. Yego. Akamuvura, akamugenera ibyo kurya, akamugezaho amakuru yo ku rugamba, ndetse akanaba navuga ngo umuntu utanga amabwiriza yahawe na wa wundi kugira ngo yageze ku bari bari ku rugamba. Iyo niwe Mbabazi se? Mbabazi ni uwundi. Ewo ni uwundi. Uwo yitwaga, namuhaye izina ryitwa Sugira. Rero uko bakomeje gukundana cyangwa se uko bakomeje gukorana, byageze aho wa muyobozi aramubwira ati ntabwo ibyo bihagije, ugomba no kujya unyitaho bindi birenze nk'umugore. Byari byiyongereye ku nshingano z'ubuganga n'umusirikare ku rugamba. Icyo kintu rero ntabwo yagikoze akishimiye, kubera ko nk'uko tubibona mu nkuru, impanuro yari yarahawe na mama we suko zavugaga, kandi yarazikundaga, yashakaga kuzahora azikurikiza. Ubwo rero icyo gihe icyabaye, yarakomeretse, yakoreshejwe, reka mvuge ngo ku gahato, yakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato, yafashwe ku ngufu, reka tubivuge nawe byaramuhungabanyije. Rero bimwibutsa na bya bikomere yagize akiri umwana afite imyaka 7. Atangira arababara, ariko uko iminsi yashiraga ageraho atangira gukunda wa muyobozi, ndetse ko yari yaramuhaye promesse yuko urugamba nirucogora bazabana. Nyuma y'igihe rero urugamba rucogoye, Umurungi yasabye yuko yasubira mu buzima busanzwe akajya kurangiza amashuri ye, kuko barabimwemerera, ariko urugamba rwari rutararangira neza. Wa mukuru wari uyoboye urugamba wasigara
asigara ku rugamba. Noneho ko bari baragiranye amasezerano menshi yo gukundana no gufashanya, basezerana no kubana, aramubwira ati rwose tuzabana. Hashize igihe rero umurungi arimo kurangiza amashuri nibwo yaje kumenya yuko yasamye, yatwaye inda, abimenyesha iyo nshuti ye, inamuha promesse cyangwa se imuha amasezerano yuko bazabana, tugiye gutegura ubukwe vuba rwose tubane. Ariko hari ibanga uwo muyobozi atari yaramubwiye. Iyo nshuti ye, reka tuyite inshuti ye, nawe yari yarasize ajisha igisabo aho yaturutse, aho atatera ibuye. Ndetse nawe yaratanze amasezerano ati rwose tuzabana. Akimara kubona iyo situation rero yabaye amasezerano umuntu umwe agiranye n'abantu babiri, kandi amasezerano aba hagati y'abantu babiri gusa. Uko bimeze. Byarangiye rero ahise akora uko ashoboye, yihutisha gahunda, atuma kuri wa mukobwa, asohora ubutumire. Wa mukobwa wacu Murungi ubwo yaravuye mu kizamini cya nyuma, akubitana n'abantu baramubwira ati wamenye ko ya nshuti wawe agiye gushyingirwa. Batubwo ni bwa butumire bwanjye nawe nta kibazo. Ariko ikibabaje ni uko ubutumire yasohoye butariho amazina yawe nawe, ahubwo hariho undi mukobwa. Umwana w'umukobwa acyumva ibyo rero yahise yikubita hasi, ajya muri koma. Abari aho bagira ubwoba, bamwirukankana kwa muganga. Inkuru ivuga yuko yamazemo kiringo muri koma igihe cy'amezi 2. Urumva yari anatwite, yari amaze gukurirwa. Abaganga rero bagerageje kumwitaho, ariko ihungabana yari afite ryari rirenze. Yaravuga ati, aho aje gukangukira aravuga ati inshuti yanjye irampemukiye, sugira uri mubi, kuki wampemukira, kuki amasezerano yose twagiranye wayarenze. Ariko nta yakangutse, ubukwe bwaranarangiye, bwarabaye, yaribwiraga nta n'uwo yabwiraga. Niko byari bimeze. Nyuma rero y'igihe muri ibyo bitaro yari arimo, baje kubera icyo gihe amaze muri koma ari inconscient, barabwiye bati rero turamutse tukurekuye ugataha, n'uyu mwana utwite n'ibibazo yagize igihe wari uri muri koma byaba ikibazo, ugomba guhama hano mu bitaro. Mu bitaro yahamaze hafi amezi 5. Muri ayo mezi 5 rero niho yaje kumenyanira na Mbabazi. Mbabazi rero yari umuganga nawe wari ushinzwe gufasha abantu gukira no kwihungabana, ariko akita no ku bandi barwayi. Nyuma rero yaje kumenya amateka n'ibyabaye ku Murungi, amugirira imbabazi. Izina riba muntu. Atangira kujya amufasha, donc nta n'umuntu yari afite wamurwazaga aho yari ari. Cyari ikibazo. Rero Mbabazi we amugirira ikigongwe, amugirira imbabazi, atangira kujya amusura, amugemurira, amufasha, donc yamuherekeje gusohoka muri bya bibazo yari arimo. Mu nkuru kiramo yuko yajyaga amusomera ibitabo bitandukanye bivuga ku bantu bakundanye bagahemukirana, ariko nyuma y'ubuzima bugakomeza kandi neza. Rero yaremaga icyizere mu Murungi, amubwira ati humura, komera, ihangane. Ndetse rimwe na rimwe Murungi we yari yaravuze ati abagabo bose muri babi, muri abana babi, nta masezerano mugira hamwe. Urumva yari mu gihirahiro cyangwa mu bihe bikomeye, niko navuga. Nyuma rero y'igihe ndibuka yuko uko iminsi yashiraga, Murungi yaje kubyara umwana w'umukobwa mwiza rwose. Bigeraho ndetse akajya akumbura umunani, akumbura Mbabazi kuko inshuro nyinshi yazaga kumusura, nimugoroba akamuzanira utubuta, akaza kumuganiriza. Nyuma yo kumwitaho ndetse no kwita ku bandi barwayi, ariko yagerekagaho ibyo bintu byose. Nk'uko inkuru rero ikomeza ibivuga, ivuga yuko byaje kurangira Mbabazi avuye mu bitaro, ariko avamo ari mu buzima bugoye. Uyu mwana w'umuhungu rero witwa Mbabazi anamushakira akazi. Aramubwira ati nzakomeza kugufasha mu byo nzashobora byose, nubwo ubona ko abantu ari babi, ariko humura, ntabwo bose ari babi, hari abandi beza kandi bashobora kugufasha nta n'ikindi bagambiriye. Uyu mwana w'umukobwa rero Murungi ageze mu kazi, urumva yari yaranabyaye, ubuzima ntabwo bwari bumeze neza. Isaha ngayo mama we yari yarabimenye cyangwa yataramenye? Yari yarabimenye, kubera ko muri cya gihe cyo gutegura ubukwe yari yaranabwiye mama we yuko na nyirasenge yuko hari ubukwe bugiye kuba. Ariko aza gutungurwa nuko byagenze uko nguko. Rero akigera muri ako kazi yakiriwe n'umwana w'umukobwa mwiza witwa Keza, nawe uvuga muri ino nkuru. Aramwakira, aramufasha.
urumva umuntu uturutse iyo ngiyo ufite uruhinja rw'amezi 2 ntabwo byari byoroshye, nta mushahara arabona. Nk'uko inkuru ikomeza rero yakomeje kumufasha ndetse n'umuyobozi w'ikigo aramufasha, ubuzima burakomeza. Mu nkuru nk'uko ikomeza hari umunsi wigeze kugera hashize igihe rwose Mbabazi yorganiza gahunda yo kugira ngo bafetere anniversaire cyangwa isabukuru y'amavuko umurungi. Nihuse rero bavuga ko Mbabazi yakoresheje babakoze bakoranaga n'umurungi bamukorera isabukuru y'amavuko. Umurungi rero yatunguwe, ni ubwa mbere ngo mu mateka yarabonye bamukoreye anniversaire. Ikindi cyamutunguye ni ukubona wa muntu wamufashije gusohoka bya bibazo aza mu iyo sabukuru, kuko yari atuye kure cyane yaho we yakoraga, kuko we yari yaragiye gukorera mu giturage. Aha rero niho havutse navuga ngo irindi hurizo rivuga ngo umurungi Mbabazi yamusabye yuko nyuma yo kuba yaramufashije mu gihe yari ari mu bibazo, nyuma yo kuba yaramubwiye amufasha kwibagirwa ibibazo yatewe na Sugira. Yaramubwiye ati rero nshuti yanjye, ndumva kugomya kuba kure yanjye bitakunda. Numvisha amateka yawe arambabaza ndetse ndanakubabarira. Nirengagiza yaba amakosa cyangwa ibyo wakorewe byose, numva ibyanshimisha ariko ubuzima bwanjye bwose twamarana. Hano waje kuvuga yuko yashatse kumuhakanira ariko yatekereza neza yamugiriye, bigahita bigaruka kuri rwa rukundo twigeze kuganiraho kera, impamvu yo gushaka itariyo. Yego. Impamvu yo gushaka ishingiye ku mpuhwe, ku mbabazi wagiriye umuntu. Aho si wo mutego Mbabazi agiye kugwamo. Wabimenye rwose, wabitahuye. Ahangaha Mbabazi urumva urukundo yakunze wa muntu ni urukundo navuga ngo rw'amarangamutima, rushingiye ku marangamutima, rushingiye ku kubona umuntu ababaye ukumva umufitiye impuhwe, ukavuga uti n'umuntu akunyagumye ababare kamugira umugore. Rero Mbabazi icyo gihe yahavuye avuga ati ndashaka rwose umbabarire umbere umugore, sinshaka kuzongera kukubona ubabaye nk'uko nakubona. Nongeye kukubona ubabaye donc ikindi gihe byambabaza cyane. Umukobwa aramubwira ati rero nshuti yanjye, nkurikije igihe tumaranye, nkurikije uko nkuzi, rwose ntabwo bishoboka. Ko urukundo wowe ufite, ubumuntu ufite, n'ukuntu ngewe umutima wanjye wuzuye ibikomere, ntabwo ndi umuntu wakundwa nawe. Nta nubwo nagukunda uko ubishaka. Rero rwose ibintu nsabye ndumva bidashoboka. Kuri iki gihe yenda abantu badukurikiye barabyumva, habaho ikintu ngo cyo gutera ivi. Ibaze nyine nawe wagiye muri anniversaire y'umuntu warangiza ukabwira umuntu uti ngaho ndashaka ko nyuma yo kuba twari inshuti, nyuma yuko twakoze uyu munsi ndashaka umbere inshuti, ariko nyirugusabwa ibyo bintu akavuga ati rero ntabwo urukundo dukundana rwari ruri kuri icyo kigero. Ntabwo mfite ubushobozi bwo gukunda ngo ngeze ku rukundo rwawe. Yego. Kuko yarebaga aho yamuvanye, yarebaga ibihe bikomeye yagiye amufashamo, akumva ni nkaho yavuze ati Yesu ntazavongera akantu na gatoya ngo uhemukiraho byazagenda gute. Ni nabyo yamubwiye uyu murongo, yaramubwiye ati nkurikije urukundo ugira, nkurikije ibyiza wankoreye, numva nge nazakubabaza. Mu yandi magambo, mu by'ukuri ntabwo umuntu yari yiteguye gukunda, nta nubwo yaravuga ati umutima wanjye ntabwo uragera igihe cyo kongera gukunda. Niyo nanakunda ntabwo numva nkwiriye imfura nkawe, kubera ko ibintu ukora njye mbona bindenze. Rero nkomeje aho ngaho, Mbabazi yakomeje gutsimbara aravuga ati mbabarira rwose, nanjye ndakwinginze, mbabarira unkunde rwose, numva rwose ari wowe mukobwa wambera umugore. Hanyuma Keza aza kubyinjira amate. Niho rero nari ngiye kugera. Keza yari aho n'ubundi yakoranaga n'umurungi. Aho ngaho niho donc Mbabazi yakomeje gutsimbarara, umurungi aramubwira ati rero n'ubundi nkurikije ibyo wankoreye ntacyo wansaba ngo nkikwime, ariko uyu munsi ntago ndi buvuge ngo yego nanjye ndagusabye umpe igihe njye kubitekereza, nongere ncangure niyibuke, kubera ko urumva yari yaragize ihungabana n'ubundi, nubwo Mbabazi yari yaragiye amufasha mu bihe bitandukanye, ariko mu by'ukuri yaragifite bya bikomere by'uko yahemukiwe ku munota wa nyuma, yaragiye gukora ubukwe
ndibuka yuko cyangwa se mw'iyi nkuru uko ikomeza kubivuga ivuga ko byarangiriye aho amuha igihe ariko umurungi Mbabazi ye waranataha umurungi akomeza gutekereza kuri bya bintu bakomeza kuvugana nk'ibisanzwe ariko Mbabazi we yari yaramaze kwishyiramo yuko umurungi agomba kumubera umugore. Mbabazi rero no kumurungi yagiye akomeza kugisha inama Keza n'abandi na mama we amubwira ibyamubayeho amubwira amateka y'ukuntu yamenyanye na Mbabazi n'ibyo bintu amakomeje kumusaba. Niho rero Mbabazi yamubwiye ati ibi bintu ndumva bikomeye ariko hari experience cyangwa se hari ibintu byambayeho mu buzima ngira ngo ngusangize ahari se nawe bishobora kugufasha. Ariko nkurikije uko nabonye Mbabazi n'imfura niba yaremeye kugukunda cyangwa niba yaremeye kugufasha reka tuhere kugufasha nta kindi agushakaho yenda igihe mwamaranye uko kuguherekeza nibyo yakurebye imico yawe n'ukuntu wihangana n'iki abona koko uri intwari abona wavamo umugore wakuba ku rugo rero wimuhakanira ndumva nta mpamvu yo kumubabaza niba koko jya gusabye urukundo nta bindi birenze niba n'ubundi wamukundaga n'ubwenda urukundo wamukundaga rutari ruri ku kigero navuga ngo cyo kuba wamwemerera urukundo kuko impamvu Mbabazi na kumurungi yangaga kwemerera Mbabazi yumvaga atazamukunda uko Mbabazi abishaka yumvaga ikigero cye cyo gukunda kiri hasi cyane ku gipimo cyo hasi mu by'ukuri adashobora kumukunda urukundo yumva rukwiriye Mbabazi. Yego rero Keza amuremamo icyo cyizere aramubwira ati byashoboka niba uwo muhungu mwari mwarakundanye yarashatse undi mugore ntabwo azongera kugaruka mu buzima bwanyu nawe ukeneye kubaho ukeneye kongera kubaka ubuzima bwawe kabone noneho ikintu gikomeye kinakomeye cyane umuntu ugukunda azi ibyo ayo mateka yose waciyemo ntacyo atazi ku buryo azakivumbura nyuma akaba yabikwangira. Ni igitabo rero ikiguzi cy'imbabazi ni igitabo cyanditswe na Uwimana Emmanuel ari guhera ku murongo uko inkuru yagenze abazi iby'amakinamico ni ikinamico kuva itangira kuzarinda isoza sinzi nimba bazanayikinamo ikinamico kikaba rero ari igitabo nyine ikiguzi cy'imbabazi gifite ibice 12 ngira ngo urangije ibice bitanu uratugezaho igice cya 6 ni inkuru nyine ugende utubwira kugeza irangiye ndetse ko amakinamico akenshi arangira atarangiye oya yaciri urangire neza nuvuga ngo icyo message cyangwa ubutumwa dushaka guheza urabuduha nyuma ariko bukubiye mw'iki kintu mw'ibibi navuze ko turimo gutangira ikiganiro navuze ko njya kwandika kino gitabo nahereye ku nkuru cyangwa se ku buzima abantu tubaho mu buzima busanzwe muri no societe aho uganira n'abantu bakubwira amateka yabo n'ubuzima baciyemo ukumva ubuzima bwabo bwose ni ibibazo n'agahinda ndetse ucyumva izo nkuru naho ubwawe ukababara ugashesha urumeza none ukibaza ikibazo ati ibi bintu biramutse bimbayeho byagenda gute mu gihe rero umwana w'umukobwa akirwana n'igisubizo yatanga sugira garutsemo aha rero niho rwose niho twari tugeze nuvuga ngo icyo gihe nyuma y'uko Keza mugiriye inama ati humura rwose tanga igisubizo emerera Mbabazi mukundane turabashyigikiye nawe watangiye kubyemera rwose yarabyemeye ndetse abwira Mbabazi ati rwose ndabyemeye batangira gahunda zo kumenyesha imiryango n'inshuti zabo yuko bafite gahunda y'ubukwe nandika ino nkuru nashyizemo yuko bari bafite ubukwe mu kwezi kwa Kamena k'uwo mwaka mu mpera z'umwaka rwose ibintu byari bimeze neza. Hari umunsi rero byageze ubwo Keza yari avuye ku kazi yarimo amaze kuhagira umwana arimo kumusiga amavuta rwose bicaye mu cyumba agiye kumva yumva telefone irasona arebye abona ni nimero atazi hari hashize imyaka hafi 2 irenga atavugana na Sugira atakigira nimero ze mbese buri wese yaribagiwe undi yitabye undi yaravuga ataro atese wamenye ndetse sinakumenye wanyibwira aramubwira ati rero ndisugira umugabo wawe
undi ati se uri iki kucyugaruke mu buzima bwanjye ibiki n'ibiki ari totomanga. Akimara kuvuga ibyo urumva yahise asubira muri ya eta ya traumatisme ko yaherukaga ibyasugira mu myaka 2 yari ishize ni inkuru atashakaga kongera kumva mu matwi ye. Yahise asubira mu bihe by'ihungabana, telefone ayikubita hasi arayinjanjagura, amenagura ibintu, mbese subira muri eta itari nziza. Ni crise y'ihungabana. Yataye umutwe, telefone arayimena. Urumva yajyaga avugana buri munsi na Sugira nako na Mbabazi. Mbabazi yamuhamagara akamubura. Yaraye ari ijoro ryose, ndetse rwose no kujya ku kazi mu gitondo biranga. Mbabazi yamuhamagara akamubura. Noneho mu gitondo yanditse akabaruwa yandikira umuyobozi ati uyu munsi ntabwo mbasha kuza ku kazi ndarwaye. Yari yaraye ijoro ryose yibaza aje kumuvangira mu gihe yaragiye kongera kubaka ubuzima. Yaragiye gutegura ubukwe, nako arimo gutegura ubukwe na Mbabazi. Donc yumvaga cya gisika cy'umubabaro n'agahinda n'ibikomere yagize yari yamaze kugisimbuka, ageze kubaka ubundi buzima bundi bushya. Nyuma rero y'iki gihe niho umurungi noneho byamubereye ihurizo. Yarimo gutegura ubukwe na Mbabazi. Sugira agarutse mu buzima bwe, wa muntu navuze wamuteye inda, bakoranye amutera inda, basezerana gukora ubukwe, agasohora invitation undi agira ngo niye atariwe. Nyuma rero aramubwira ati burya ndi umugabo wawe ndanaringarutse ndagushaka. Mu by'ukuri yamenye telefone iyo nshuti ya kera yitwa Sugira itaramubwira mu by'ukuri niki yamushakira, niki amuhamagara nyuma y'imyaka 2 yose. Donc nihe message rero umuntu yakomeje kwibaza se Sugira kuki ampamagaye, ese mama yaba aratandukanye n'umugore we? Cyari ikibazo cya mbere. Ese mama umugore we yarapfuye? Ese mama arashaka kunyambura umwana wanjye? Ese yamenye yuko mfite ubukwe ashaka kumvangira? Ese yamenye ko mfite ubukwe na Mbabazi, cyane ko aramuziho gufuha bikomeye. Ni ibibazo yibajije birenga byinshi, ariko adafite igisubizo kuko telefone yari kumuha igisubizo yamenetse atarakibona. Ikindi kibazo yibazaga aravuga ati se mana yanjye ubu Mbabazi yarambuze, nzamubwira ngo iki? Nta se naramuka mpamagaye nzamubwira ko ari Sugira wagarutse mu buzima bwanjye. Ntabyumva se twe tugiye gutegura ubukwe arabifata gute? Bwa bukwe nanone ntibwongera gupfa. Ngibyo ibibazo umurongo yari afite muri icyo gihe. Nkomeje rero yamaze icyumweru cyose telefone itarasubira ku murongo. Nyuma rero Mbabazi aza guhamagara Keza wakoranaga n'umurungi kugira ngo amucisheho ubutumwa ubwira ati ko nabuze umurungi yabaye amahoro. Rero aramubwira ati rero uze numumbonera umuhe telefone tuvugane. Ubwo rero yamuhaga telefone ngo bavugane, umurungi yaramubeshye. Yumvaga atari umuhingukiriza inkuru ya Sugira. Arangira amubwira ati rero telefone yanjye nararwaye, ariko na telefone yanjye umwana yarayimennye, ubu rwose ntayo nkigira. Babaza ati se kuki utatiriye telefone ngo umbwire? Undi arya iminwa nk'umuntu nyine urimo kubeshya ufite icyo ahisha. Nyuma rero y'igihe nibwo Mbabazi yaje kuvuga ati rero reka nkugurire telefone nyikoherereze wongere usubire ku murongo nta kibazo. Ikindi ihurizo ryongeye kuvuka, nubwo umurongo yari yaranze gufata indi telefone, ariko yari ari mu bwihisho bwo kugira ngo Sugira atongera kuba yamuhamagara. Nyamara yarongeye. Nyuma rero aravuga ati rero ninanga gusubizamo telefone ku murongo Mbabazi azambaza ukuri. Ninyisubizamo Sugira azampamagara. Aravuga ati rero icyiza reka none nyisubize, nampamagara nunzumva nicyo nshakiraga. Nyuma yuko yigihe ko kwashize nk'ukwezi Sugira yongera guhamagara, amusubizanya agasuzuguro. Avuga ati vuga uvuye aho, cyangwa mbwira vuba ibyo ushaka kumbwira, ubundi komeze kuko ubuzima bwanjye namaze kubwerekeza ahandi nawe wabubwerekeje ahandi. Sugira rero nibwo yamubwiraga ati rero nk'imyaka yose ishize rwose nicuza ibi binagukoreye. Atariko kubyicuza nuko nanjye nahemukiwe, nkumva uburemere bwo kubabazwa uko bumera. Ati wa mukobwa twagomba gukorana ubukwe arukundi byagenze. Wa mukobwa twakoranye ubukwe naje gusanga yarampemukiye. Umwana yambwiraga ko ari uwacu naje gusanga atari we, ahubwo naramushatse atwite inda y'undi mugabo.
ati rero garuka nyuma y'icyo gihe naje rwose nanjye kutamubabarira rwose ubundi mu nzira zo gusaba agatanya kugira ngo dutandukane. None ndakwinginze mbabarira uri mama w'umwana wanjye ugaruke dukundane. Umurungi acyumva iyo nkuru kwihangana byaramunaniye, ati nta soni, nuko abakobwa twese watugeze n'abagore ugura muhaze nawe uramujugunye ngo ugarutse iwanjye nanjye ukazanjugunya. Ati ndabizi niba ari impuhwe z'umwana ufite ntabwo ari njye njyenyine wateye inda, barahari benshi ndabazi, genda ufate umwe muri ba bandi aba ari ujya gushaka, ariko njyewe mbabarire mfite gahunda y'ubuzima bwanjye, mfite uwo twamaze kumvikana ko tugiye kubana n'ibiki n'ibiki, rwose mbabarire. Sugira naramubwiye ati ndabizi mu bakobwa bose namenye ni wowe ntwari, rero ubyangu byemeye tuzabana, nuramuka ukoze ikosa ryo kubana niyo mbwa ngo ni imbabazi nta mahoro muzagira nkiriho. Kubera rero ukuntu umurungi yari azi neza uburakari n'ubusharire byasugira, yaravuze ati ibintu avuze ari seri nta mahoro. Noneho yumva byo yibwiraga byose, inzozi zose yari afite zo kuzabana na Mbabazi zirangiye. Noneho yongera guta umutwe akajya arara yibaza uko azabigenza nawe uko azakora n'ukuntu yahemukira Mbabazi byonyine. None yategerezaga akavuga ati Mbabazi yangiriye neza, yarankunze, yanyitayeho, ubu kuko noneho nimuhemukira bya bine natekerezaga bigiye kuba. Umwana w'umukobwa yataye umutwe agera igihe noneho koga no kwiyitaho biranga, akajya ajya ku kazi atoze atasokoje, kandi yari umukobwa rwose wiyitaho umeze neza. Ati rero nyuma nibwo ndetse nani nako Sugira yakomeje kujya akomeza kumuhamagara batongana bagera gute, rimwe na rimwe umurungi akanga kumwitaba, ubundi akavanaho telefone, ndetse nyuma na Mbabazi nawe aza kubona ko umurungi yahindutse, ariko ntago yari ataramenya mu by'ukuri niki cyamuhinduye. Nyuma rero Mbabazi yaje gufata icyemezo cyo kuzafata urugendo akajya kureba ni ikihe kibazo mu by'ukuri cyabaye cyatumye ahindura imico, ahindura imyifatire. Rero yaje kugerayo asanga nyine Mbabazi abanza nako umurungi abanza gusa naho amubeshya, ariko ku munota wa nyuma Mbabazi aza kuvumbura icyabaye umurungi nawe amubwiza ukuri, amubwira yuko ikibazo cyabaye. Mbabazi Sugira yagarutse mu buzima bwe, byose aramutekerereza uko byagenze. Arangije Mbabazi aramubwira ati inshuti yanjye nakubabariye kera umunsi nkikubona bwa mbere, n'uno munsi rero ntugire ikibazo, ibyo wambwiye byose nabyumvise, rwose tuza niba ari uwo muntu wagarutse mu buzima bwawe uyu munsi ufite guhitamo. Hari ibyo koko twagiranye, hari ubuzima twabanyemo, hari uko twarera n'amasezerano twari dufitanye, ariko ku rundi ruhande hari ubundi muntu nawe mufitanye igihango cyo kuba mwarabyaranye umwana. Ni wowe rero ufite urufunguzo rwo guhitamo hagati ya twembi. Njyewe nuhitamo uriya njye nta kibazo, ariko ni wowe wenyine ufite urufunguzo. Umuntu ujya cyumva ayo magambo babaza kurushaho. Niwe muntu ubundi, uyu niwe muntu mu buzima, umuntu wemereye kongera kumbabarira n'ibintu maze iminsi mukorera, mucenga akamenya ukuri, ariko akaba yemeye kumbabarira. Aravuga ati ni njye nawe rwose, ibyo azakora ibyo, ariko njye nawe tuzakora. Bamaze kubyemeranyaho rero inkuru uko ikomeza, Sugira yabacungiraga hafi. Tugeze ku gice cya kangahe? Ni cya 9. Tugeze mu gice cya 9. Sugira yamucungiraga hafi. Ubwo icyaje kuba Sugira yakoresheje uburyo bwose bwabo kwe na gahunda bari bafite zose azica. Niwe yafashe icyemezo rero cyo mw'iryo joro, cyangwa mw'iryo joro Mbabazi yavuye aho ngaho, Sugira yaraje ashimuta umurungi aramutwara. Icyakurikiyeho mw'iryo joro afungisha Mbabazi kugira ngo indoto zabo n'ibyo batekereza abereke ko byose
nta gahunda ko byose abarusha imbaraga byarangiye rero umurungi amutwaye telefone ye arayimenagura. Mbabazi abagiye mu gihome bamushinja yuko yakoresheje ibiyobyabwenge anabigurisha, nawe abagiye aho ngaho. Keza ya nshuti yabo yamenye ibyo ngibyo itangira kubirukaho no kumenya amakuru yabo gutyo. Ni inkuru ndende navuga ngo iyo uyisomye ushobora yenda kumara amasaha. Ni inkuru usoma ni ibice 12 urangiza kimwe. Biragoye ko wayisoma uva ngo reka nsome igice kimwe ikindi nzagisome wenda ejo cyangwa ikindi nzagisome muri weekend. Ni igitabo gitoya gifite amapaje 108. Ubwo rero inkuru duheruka Sugira yakurikiranye Mbabazi kamufungisha mubeshyera. Duheruka Sugira yashimuse Keza akajya kumurungi nako akajya kumurongora ku ngufu urebye. Hanyuma Keza rero yaje kufasha iki? Keza rero nk'inshuti yari yabo bombi yafashije umurungi munsi ajya ku kazi, ariko bakomeza no kuba inshuti n'amubitsa amabanga no mugisha inama. Ariko nanone iyo Mbabazi yazaga gusura umurungi baramenyanaga, nibo bamufashaga muri za gahunda zose. Yaje rero kumenya ya makuru yuko abo bantu bose byabagendeye gutyo. Umukozi wakoreraga umurungi yagiye kumubwira yuko baraye bamutwaye nijoro. Mbabazi nawe hari umuhungu babanaga nawe yamenye ko aratelefona aravuga ati umushuti wanyu bamufunze. Byaje kurangira rero Keza amaze kumenya ko uwashimuse umurungi ari Sugira, aza n'uwafungishije Mbabazi ari Sugira. Birangira rero atangiye kuvuga ati ndabizi neza yuko intego ya Sugira yagezeho. Icyari cyambere kwa kwica ubukwe bw'aba bombi akabana n'umurungi. Ntago ndi buze kwiruka cyane ku murungi kubera ko nzi ko byanze bikunze nta muvana aho hari. Ariko nshobora kugira icyo nkora kugira ngo mfunguze Mbabazi rero byaje kugorana ndetse batanga ibimenyetso koko bamurengana. Donc byarangiye Mbabazi afunzwe bamukatira imyaka 5 n'izahabu ya miliyoni 5. Kubera ihazabu ntabwo ihazabu ntabwo izahabu ihazabu. Merci urakoze kunkosora. Noneho baza kujurira icyo cyemezo. Keza afashijwe na mubyara we wakoraga umurimo wo kuburanira abantu, aza kumufasha gukurikirana icyo kirego. Ariko Sugira amenye yuko hari umuntu urimo kwiruka kuri Mbabazi, birangira atumye bahindagura bacamanza bari barakurikiranye rwa rubanza, bamwe barabirukana abandi barabimura. Urubanza rubagaterera nza. Yari umunyembaraga cyane kandi icyo yabaga yemeje yakigeragaho byanze bikunze. Rero nyuma y'imyaka 2 ibintu bisa naho byarangiye. Keza na wa mubyara we bongeye kwegeranya ibindi bimenyetso bitandukanye. Icyo gihe mu gihugu babagamo hari hagezweho navuga ngo ikoranabuhanga rikataje, bapima bya bimenyetso byose byari byaratanzwe mu rukiko, baza gusanga koko Mbabazi arengana. Ndetse bategeka kumufungura, bamugenera, bamubwira, bategeka no ko azahembwa imishahara ye y'imyaka 2 yari amaze afunze kubera ko basanze arengana, ko yari yaragambaniwe. Dusa naho turimo kugera ku musozo w'inkuru. Sugira wese Sugira we yakomeje kubana nako n'umurungi ku ngufu. Rero Mbabazi nawe nako umurungi aho yarari yaje kubona ko ibintu byakomeye, yaje no kumenya amakuru yuko Mbabazi afunze. Aravuga ati rero nindamuka ntacishije make no gupfa nzara byose, cyangwa na mushuti wanjye Mbabazi nawe apfa cyangwa none n'abakeza bari baramenye yuko kubera imbaraga Sugira yari afite nibakomeza kwivanga muri biriya bintu nabo bashobora kuzahasiga agatwe cyangwa se bakagira ibyago runaka. Babigendagamo gahoro gahoro. Rero ikindi tutavuzemo nuko nyuma y'igihe gitoya umurungi bamushimuse yaje kurwara cyane aranaremba. Baje kumujyana mu bitaro basanga turacyafite igihe. Yes, yarasamye. Basanga yarasamye. Noneho yakomeje kwibaza ati se naryamanye na Mbabazi umunsi aza kunsura
muri icyo cyumweru baranshimuta kandi uwanshimusa nawe yamfataga ku ngufu yari bazaga inda ni yandi ariko agasenga mu mutima avuga ati icyampa Imana byibuze nkaba naritewe n'ambabazi byibuze yabaransigiye urwibutso rw'ibyiza yankore cyane imbabazi yanjye kandi ko umwana we bashaka kumwica se nanone akagira izindi mpungenge avuga ati Mana isumba byose umwana avutse bikarangira adasa cyangwa atari uwa sugira byo noneho najya hehe ryari ihurizo yari afite muri we ariko nanone akavuga ati ndabizi yuko nta yandi mahitamo mfite ubwo nyine bizaba ariko nabwo akimenya ko atwite nabwo yagize nanone irindi hungabana ati iki nanone ubukwe bwanjye burapfuye baranshimutse akazinda karetse none sinzi ntwita umwana wandi sinzi n'umwana ntwita ari uwandi nyuma rero y'iyo myaka twavuze Mbabazi bamaze kumurekura yaje nanone kuza telefona keza kuko telefone yiwe ntazo yari akigira bari bamubwiye ati ntiwemerewe kurenga hano ntiwemerewe gutunga telefone mbese yabaga nkuba nawe muri gereza icyo ubereye hano ni ukuba umugore nta kindi ubwo rero nyuma y'icyo gihe Mbabazi nako umuntu yaje guhamagara Keza asanga bihurirana nuko Mbabazi yafunguwe bari mu munsi mukuru wo kwishimira iyo ntsinzi bagezeho yo kuba yavuye mu mvuto umurungi abwira Keza yuko yabyaye abyara umwana w'umukobwa aranamubwira ati mbabariro mpe Mbabazi tubashe kuvugana Mbabazi nawe akimara kubyumva ararira araturika ararira ariko aravuga ati ni ubuzima nyine ubwo niko Imana yabigennye ngewe byararangiye nakwikuyemo nyine nasanze nahasiga ubuzima ndetse Mbabazi kubera ukuntu yaramaze icyo gihe cyose umurungi amwirukaho amugemurira amukorera buri kimwe cyose ngo ari muri gereza yaratekereje ati hari umuntu wankunze kandi we nta ntambara zindi zirimo nubwo hari uwo nari narakunze bakamushimuta bakanamutwara ko atakiri uwanjye kubera impamvu runaka ariko hari undi muntu wankunze kandi wanyitangiye Manuel iki gitabo abo byaje kurangira Mbabazi arongoye Keza hanyuma iki gitabo cyawe rero ni ikiguzi cy'imbabazi ninde wababariye nde aha rero nk'uko abadukurikiye bakomeje kubyumva iyi nkuru igenda igaruka ku mbabazi zitandukanye nk'uko wenda twagiye tubyumva hari Mbabazi yagiriye umurungi atanamuzi amubonye ku bitaro aramuherekeza asohoka mu bikomere hari Mbabazi Keza yagiriye umurungi agirira na Mbabazi sibyo nawe arabaherekeza ndetse abafasha gusohoka mu bibazo bimwe na bimwe byari bitandukanye rero navuga ngo turimo gutozera cyangwa ndimo gusobanura ikibazo mwari mumbaje ati ikiguzi cy'imbabazi ni iki ikiguzi cy'imbabazi ni urukundo kuko ntiwabona ikiguzi wahereza Mbabazi witaye ku murungi atari wamuteye inda akamufasha mu bitaro akamufasha gusohoka mu ihungabana akemera akavuga ati amakosa yose n'ibyakorewe n'ibiki ndabyihanganiye nta ruhare wabigizemo ndanagusaba kumbera umugore izo ni imbabazi za mbere imbabazi za kabiri umurungi Keza yumvisha amakuba yose yabaye ku murungi aramuherekeza aramufasha ikibazo akigira icye aranabikomeza yumva ikibazo cyabaye kuri Mbabazi nawe amugirira imbabazi aramuherekeza amuvana mu ibyo bibazo aramukomezanya paka anamushakiye mwavu kumuburanira amuvana muri gereza nyuma y'imyaka urakoze cyane rero uyu munsi rero ikiguzi cy'imbabazi nyine ni urukundo kuba utabona ikiguzi wahereza ibikorwa abo bantu bakoze kugira ngo bavane abo bantu mu izo ngorane zose nta kindi kitari urukundo urakoze cyane Emmanuel iyo mwandika bino bitabo nka biratu byabanje mbere akenshi ni inama ugira abantu ubicishije mu mvugo isanzwe ibi ngibi byo kwandika ubu buryo bwa Roma ubwandika wahereye ku bintu runaka wabonye cyangwa wenda ugahindura amazina cyangwa se ugahindura inkuru ho gatoya cyangwa ni igitekerezo kiva mu mutwe w'umwanditsi akandika Roma ubundi twatangiye nibaza imyandikire ya Roma cyangwa se inyandiko se Roma mu kinyarwanda muzita ngo nta zina mufite ni inkuru ndende ni inkuru ndende se ariko mpimbano ishingiye ku byabaye mwene izi nkuru kugira ngo uzandike
ishingiye ku byabaye dusubize ikibazo cyayo nuvuga ngo nkuko mwari mumbajije iyi nkuru cyangwa se mu kwandika kino gitabo genda nkuko nabitangiye naganira n'abantu batandukanye bafite ubuzima bujya gusa n'ubu ngubu ariko nk'umwanditsi nta gufata ya nkuru uko yakabaye ngo uyishyire navuga ngo yaba inkuru mbarirano reka ariko tuyite wabaye umunyamakuru wo gutara inkuru nyine wawe mukora konterandi cyangwa gukora raporo y'ibyabaye nuvuga ngo rero nk'umwanditsi ufata ya nkuru ukagenda uyiyubakiraho kubera ko ni inkuru nyine itandukanye ushobora gufata inkuru z'abantu 30 ukazikoramo inkuru imwe ariko ifite message ishaka gutanga kugira ngo cyangwa ifite ubutumwa ishaka gutanga ugira ngo ubwire ba bantu bahuye na bya bibazo cyangwa n'abazahura nabyo mbwiza ukuri Manuel umuntu muri izi nkuru zose ntavuze akabona kamwe kabaye uya byarabaye mbwira ko akubuzi kabaye ntuvuga abo kabayeho ni abantu byagenze gute kuko iki gitekerezo kugikura mu bwonko bw'umwanditsi ntabwo byakunda ni ibiki ni cyo kintu uzi cyabayeho muri ibi byose yenda cyabaye ni nk'iriya nkuru yo kwa muganga kuba umurwayi yakundwa n'umurwaza nako n'umuganga umuvura ni inkuru wabonye ni inkuru nanone utekereje se ni inkuru reka mvuge ngo ni inkuru nabonye ariko itari neza nk'iyo nanditse birumvikana umwanditsi ntabwo yandika neza yaba amazina yaba aho byabereye yaba uko byagenze kubera ko ni ibintu bisanzwe nigeze kubyandikaho muri cya gitabo kitwa inzozi z'urukundo aho navuga ngo l'amour c'est la présence urukundo ni igihe umarana n'umuntu runaka akaguha umwanya yego mufite ibyo muhuriyeho akaguha umwanya akiga ku mico yawe n'imigenzereze yawe n'ibiti byose akabikunda donc akabigukundira urumva ni nk'icyo gitekerezo reka mvuge ngo aho ngaho niho yenda nafatira ushobora gusanga ari case zirenze imwe zabayeho rero usanga nk'umwanditsi sinabura kukubwira naho izi mbaraga z'intwazangabo zo muri Afurika cyangwa muri ibi bice abantu baba batuyemo nazo ntubuze ukuntu agiye uzibona nabyo ni ubuzima busanzwe twese twabayemo urumva kuba umuntu yaba afite akazi nka kariya ni kenshi abantu bajya ku rugamba cyangwa se mu kazi nka kariya bashobora gusiga imiryango yabo igasigara itezeka kubera ko aho hari ntashobora kohereza ubwo bufasha kandi umuryango ugomba gukomeza kubaho n'ubuzima abantu twahuye nabwo twaciyemo ariko bufite icyo bushaka gutanga mu gusoza Author Emmanuel wakongera ukatubwira ibitabo byawe bishaka bibona hehe wakongera ukatubwira wowe ugushaka akabona gute kuri telefone murakoze cyane kubongera kumbaza ko ibi ngibi ibitabo byanjye nkuko nagiye mbigarukaho mu biganiro byatambutse ibitabo byanjye biri muri library Caritas hano muri Kigali muri library Kirezi Kacyiru muri Kigali Public Library bashaka kugenda bakabitira bakabisoma ndetse no muri Rising Bookshop Kimironko ariko nanone uwaba akeneye kubona iki gitabo nkakimugezaho aho yaba ari hose kwisi niko mvuga kuko ubu bintu byaroroshye arampamagara kuri nimero 0788 89 2053 0788 abo hanze bakongeraho guteranya 250 mfite n'imbuga nkoranyambaga ku buryo ushobora no kunyandikira kuri social media izihe Twitter ni Sympa Emmy kuri Instagram ni Emmy Sympa kuri Facebook ni Emmy Sympa UWIMANA no kuri YouTube nayo ni Emmy Sympa UWIMANA hariho rero ibi bitabo bitandukanye wakenera nk'iki kiganiro twakoze n'ibindi twagiye dukora bitabo bitandukanye yagisangaho n'uwakenera ko igitekerezo kw'ibi bitabo nawe rwose most welcome hari ibyo uduteganyiriza mu minsi yavuba ahangaha birahari bimaze mfite imizingo nk'itanu iri hari ubu ikiba gisigaye ni ukubinononsora no kubona nyine ubushobozi nabwo buba bukenewe kugira ngo bitunganye neza bijyane mu icapiro babitunganye ariko umva ndakomeje Imana Emmanuel rero ndagushimiye nanjye ndabashimiye ku mwanya mwaduhaye ha rero niho dusoreje ikiganiro ibitabo n'amateka twari turi kumwe na Uwimana Emmanuel yatuganiriye ku kiguzi cy'imbabazi nicyo gitabo yatuganiriyeho uyu munsi ndetse ubutazatuganirira no ku bindi amahoro n'imigisha bibane namwe tuzongera ubutaha mugire